saa 8 za nijoro twebwe twagiye n'indege yakoreshwaga n'abapara b'Ikanombe. Nahoze mbwira abo twari hamwe ko nkiri muto nakinaga umupira w'amaguru maze bakanshyira mu wa kabiri rero hari impamvu ntabahitaga umupira waramenekaga cyangwa se baza ukavunika ukuguru akumva ko abo mu wa kabiri ntabahitaga. Tukihagera twahasanze ekipe yabo kwa Mobutu bataratubwira bati esi muraje, tuti turaje, perezida wanyu araza tutari inyuma, ati marshal twebwe ntabwo aza kuko hari amakuru avuga ko ashobora kubarasa. Ayo makuru turayafite na n'ubu turazinze twe tugiye kwigendera. Habyarimana mu gacu gake rwose nk'aho mu rukerera nk'uko bivuze yarageze ku kibuga yadusanze ku kibuga, ni naho indege yamushikanye inaja hamwe n'iyo twagiyemo, imodoka ziramufata aja mu nama muri Kilimanjaro Hotel. Nta detaye twinjiyemo kuko nje noneho inshingano nahawe kurinda indege, gusigara ku ndege. Byabaye ngombwa rero kuko ndi hamwe n'abapilote bigeze nko mu masaa 7, umupilote mukuru wa model ko bari batatu araza arambwira ati muzi ko hari amakuru avuga ko baturasa. Wagaragara ko bakuriye twamwitaga la montagne. Ubu rero akimara kubivuga byabaye ngombwa ko natwe uwo mwanya byihuse tubigeza kuri perezida. Kandi nakubwiye ko abapilota ahubwo batanifuzaga kwigwa, ibyo nibyo naganiye nabo. Mu byifuzo byabo ntibashakaga ko indege igwa i Kanombe. Bakimara kubona ayo makuru bifuzaga ko yagwa i Goma, none ahubwo bakavuga no mu Rwanda hakaba hariyo ekipe iramuzana n'imodoka cyangwa akazana helikopteri. Nibyo bo bashakaga bifuzaga. Icyo cyifuzo cyageze kuri Habyarimana ntabwo yacemeye rero, yaravuze ati ndagwa i Kanombe. Rero asanga indege iri gupfinata yanze kwaka, biri kwaka ikazima. Hadaciye akanya na Habyarimana barahageze. Ahageze ati bite ko waje kutari winjira, ati indege yananiranye. Ati yananiranye. No twajana se ahubwo twagera abagomba kujana nanje basigare bose, weho hinjiremo ikipe yawe. Birumvikana ko haragenda n'igice kimwe cyabo turi kumwe, ubwo yavugaga nka barenzaho bari bantuza muri presidence. Noneho tugende n'ugera i Kanombe, indege yahita gukomezanya i Bujumbura. Aba bazazana n'iyo ndege igize iyo yawe iramutse ikize. Yahise yemera barinjira. Tugiye kubona tubona arongera arasohotse, ari kubera umusirikare witwaga Gastari yarasigaye na Dr Kingene wamuvuraga. Gastari yari chef d'état major. Yari chef d'état major. Kwa baramubwira ati nsaba Imana kuki usigaye. Ati rwose nagira ngo nsigarane n'aba basirikari, ejo tuzazane ino haragasima kagura ku giciro kito, nagira ngo nzarebe ko nazana agasima ko kubakisha. Ubwo nibwo yamubwiye ati yanabivuze mu Gifaransa ngo monte, abwira Gastari yaruriye nacyo ngeneye wari inyuma nawe baraje yarasigaye. Ngo ati nawe wari usigaye bose ngo nari kuvurwa nandi yo ngira ikibazo nkarwara. Ubwo nawe yari yinjiye, ubwo nibwo indege bayifunze umuryango. Mu masaje gushira saa 3 z'ijoro
nibwo menaja w'ihoteli yaje aravuga ati delegasiyo y'u Rwanda iri hano iri hehe. Wari ushinzwe kuzana baramuzana ku mashambure yacu ati habaye ikibazo, indege irarashwe, abarimo bose barahiye.